Elike Salama boss wanje. ni neza Fresh sha. Nakubona ariko muri no minsi meze neza. byahehe se mwana Yaranguranye tunaga kapo naga. ibi tusuze ya turarenze ntago ari ibya danje man. Aha mbabarira da. Si ibya danje Andi makuru sha nayo ngayo nyine ngari kusiga ufite umusheri umusheri ndamufite. ni TikTok cyangwa muke kuri Facebook? Oya umusheri mfite mani no muri quartier aya no kuri Facebook ndabizi. Wapi mani no muri quartier turaturanye. Wowe ndakumenyereye man. Abasheri bawe benshi baruba kuri nuza. Nese uragira ngo mbikubwize iki? Mbwize iki ariko sinkuzi. Hako nzi. Abasheri bawe bose ubakura kuri Facebook. Kandi ndabizi utanaze gutandukana na batanu. Sibyo? Kaka nkubwize ukuri. Kandi bavuye kuri Facebook. Nkubwize ukuri. Sheri wanje. Urukumva? No mu TikTok akaya. Ni umuntu nyine wo muri quartier nyine duturanye urumva. Ari quartier ariko ko uri kumbe cyane wo kuvuga ati no kuri Facebook man. Kandi urukundo rwacu nyine rurarambye. Rurarambye kuri Facebook ibaze gukorana n'umuntu utazi. Ese kuki utizera ibyo nkubwiye? Ntabwo nabyizera kuko ndakumenyereye. Aha. Gukundana n'umuntu utazi nyine komeza ibyo ngibyo. Ngakwereka ifoto ugase usanze ari iki. Sanze ari mu bintu. Ari iki bimuguye ugasanga ari iki. Ndi kukubwira ibintu byanje ushaka kubipinga. Ubwo rero ntago nzi ikindi kintu wowe ushaka ugamije. Urumva? Mondeke rero nibere singa ubwo ntago nzajya ku mbuga nkamwe. Nacyo. Uvuye hehe? Sha, ndimo ndazamuka gutya ryararugo. Ibintu nyine byo kuri social media nyine inkundo zaho ntago ziramba. Ntiziramba naho rabizi nyine maze gutandukana na bane bose. Ahoko nyine uyu munsi ngende kukubwira. Ayo munsi sigo so wa gatandatu so wa gatanu. Ngiye mu kwereke se mwereke kumuze. Ntago wamumenya nyine sibyo ndi kukubwira se no kuri Facebook. Nyine reka mu kwereke n'uyu nguyu. Rero singuyu. N'uyu. Nago. Nesingu nagaruwa hari muri quartier. Ntago muzi nesibaza umuntu ntazi. Ngo nyine we wararaye ahubwo weho kuki udatereza. Ngewe aya. Ngiye nago ngiye njya kuri zira mbuga ngenda gafite dutura. Kari hehe? Kari hafi yo mu rugo. Ako kanyogwe kawe. Kanyogera aho uzahorera iki ko akanyogwe. Ukame mu pasi. Nyine sikeza cyane da. Ariko nago nyine nagakwiye ku mbuga nkawe. Ese kuteretera ku mbuga zikunda kubi. Man. Nyine ibintu byo ku mbuga nyine aba ari ibintu byo gusaza umuntu nta kintu umuntu abakuramo gusaza nyine se bitagusaza harakeza kaje. Ahubwo wemba mbona rimwe uzanyiruka ku musozi ukiruka ukagenda. Shamana urumva? Ibintu byo guteretera mani kuri FB naje gusanga nyine nakeza kabyo urumva. Ubu sabivuyemo? Bivuye. Ntago wowe wabireka ntago nabyemera. Bivuyemo mani. Urumva? Ariko nyine gusa. Basi se nakayo. Ni inzobe papa. Urumva ako nyine ubwo weho inzobe yawe koko. Ubona kuyemo nyine no ariko akandi kaniga kanjye urumva. Nubundi kabikora nkawe. Kabikora nkanje. Neza rwose ntago nyine nawe ndashaka nyine kumugira inama. Siniga yawe se nyine. Siniga yawe. Ubwo nyine icyo yaba yarakuyemo nyine ndakeka nyine yaba nawe yarakibonye sibyo tuzaye kumugira inama. Mva rero Patrick nkubwire niba utagiye gushaka amafaranga wamujamaho ntago turi bubane ngo bishoboke pe. Ese mani kubona ko nta ikintu cyo gukora nishoboreye. Nese reka nkubaze mani byari gihe nibaza uri umubebe nazanye geto mani. Ese mani urabona mani naturutse mu gikoma cy'avoka. Rero nyine twari twashwanye mwana nk'iniga yanjye nza kukwiyambaza nyine tu. Kaye bazo mujama. Ako mani uzo ukuntu gufata geto ukajyishyura bigora se. Shamani ndwanaho mani nk'umuntu nyine w'umujama. Nese mani nkurwanya amezi yangahe abiri yose sibyo? We ahubwo ubushaka ababebe nyine sugurumva ibyo bintu byazashoboka mani. Ahubwo uzi cya kibebi cyaharahiza mwana. Nyumvira ibiganiro bya se mani kuki byakubase mani. Ariko kiriya kibebi ni cyiza mani maze cyane cyane ko kiza kunsura. Ibaze ubu ndaje nsange matera yanjye wongeye nyine kwaje. Ibyo bintu ntago ari sawa mujama. Biriya bintu ntago bizashoboka.
ese mani ko utamaye n'amafaranga ngo kuri ari amashoka ibaze ko n'umubebe na leta mani nawe nta mpano igihumbi ariko wowe nkunda kuverisa nyine tu kariya kabebe karaharaye hepfo se nabonye k'inzobe bya dani ariko nagakunze se mani se nganyumvira aba gukunda abajama no gukundana n'ababebe nta giceri n'ijana ufite se wumva bizakugezayo mani ese wabona wagenda wambaye ikijampa kimeze gutya mani kubera iki se sinabonye witiza ka gakote kanjye sinacyo n'undi ujya ugafata ariko ibintu byo kuguha amafaranga gira ushaka akazi tuve mw'ubu buzima ahubwo se mani wandangiye akazi mani njye mbyuka ngusiga mu buriri ikiyedi cyarakunaniye se ugira uzakora iki njyewe akaniga nyine k'inshuti yanjye nyine byadana ntaho mutaniye nyine ese yaba ari nigaye mukabura kudakora bimwe nanjye nabonye nyine nta bintu byaho biri aho ngaho urumva biri aho gute se ariko nyine ndashaka nyine kuzamubwira nyine akabireka se akabireka ntabwo yabireka byaramubase nkawe mbese umuntu abakumvira mani abakumvira gute nkamubwira nyine akabireka ahubwo uzaze umfashe tumugire inama sibyo keretse wenda tuzanye ariko nyine namucira n'inkoni si ubizi se ibintu by'inkoni nyine umuntu mani umugira inama nyine gutyo nyine njye nanamucira n'inkoni ariko akabireka mani ziriya boro nta keza kayo ari igihe usanga uri kumwe ntabwo umuntu umushyiraho puresha nyine umugira inama akazumva akazikurikiza ngareba nk'uwo wawe usanze nk'urugero gutyo ureye ugasanga kugera nkawe oya ibaze nawe twarahuye ariko mwahuriye he ko mbizi ushobora gusanga ari nk'uyo ngiyo kure cyane ntawe ubwo nyine uzaze nyine ubimfashemo nyine nk'iniga yanjye urumva icyo nzakigukorera kandi nyine byiza nyine kuba duhuye nyine nanjye ntabyarahise nyine kugura akantu ntari bigerayo mwana gerayo nanjye kankomeze njye kureba sha mani ese ubona uzakora iki mani ntabwo nyine ibiyede by'inaha ntabishobora mani none shaka perime rero utwara imodoka perime se ndajya kuyishaka nta n'ibihumbi 10 mfite mwana se kubayeho nk'abakire ukennye mani keretse wenda ngiye neka imitwe nk'iyankumbuye reka nkubwire uri warara utariye ifiriti ese mani kari wowe nyine ubamaye utwo duceri mu biceri byande byawe ngayibaze reka nkubwire rero wa mujamawe we Patrick uri umusore ufite imbaraga ugomba gukora ikiyede nk'abandi basore jese ubona iyo nyikoze hari ikintu mba rega mani wowe wavukiye mu cyaro urakomeye nyine njye navukiye mu cyaro gushaka gusubira iwanyu rero dore no mu gikoma cyavu gushaka kwiberayo umumere mani amereye nabi hari akabebe umwana twari duturanye narakariye abwira ko wamuteye ariko bisa nkabyo oya ubwo nibyo ibintu byo gutera inda rero muda turanguka mu mufuka ngo mukore sha ibintu birakabije mani numva babivuga ibaze ese utera inda ntubimenye mani kubera ibibebe byinshi mba narariye suri kumva nabimenye sha Patrick nkubwire sibyo tuvuga ibintu nyine turase ku ngingo shaka akazi uri kumva uvuye ahantu nta nubwo uzahashobora sibyo byiza ariko ubu ngubu ntabwo najya nk'i Kigali nkajya nekera abantu imitwera oya ibyo bintu wamujamawe nanjye nabaye rigori igihe kinini urabizi ubu niyo mpamvu nawe mba ndi kukuraburiza nkubwira ati shaka amafaranga nanjye gato ndayishyurira semani erigumbuza mani no kwizanira umubebe mani kandi ubona nanjye njya mbizana buri munsi mbese wowe urabazana ukambuza ahubwo kandi ari njyewe nyiri byose mani ariko rega nawe uba wagiye mu kazi mani nyine mba nagiye mu kazi wowe ugasigara mu rugo mbese ikintu ukora ni ugutera ese ndibaza uri umugore nazanye uburyo utashaka amafaranga se byaranshanze mani ariko mani nyine ni wowe uziranye n'abantu binaha wagerageza nyine ukanshakira n'akazi nyine akazi naranakukurangiye urakanga nako si ukukanga ahubwo warakananiye sibyo ariko mani nyine nabonye akazi ko mu cyaro nako rero kaba kavunanye bya danje ase mani reka nkubaze ufite papa wawe papa se subizi ko ari ingagari ya danje ufite meri meri nyine nawe ndamufite nuko yandaburije mwana ese amubwiye bakagushorera basuka ugacuruza ikibazo yewe abakobwa bahita babitwara byose habe n'akaji bagusigiramo ariko naribi nkajya mbibomora ngayibaze sibwo ibyo bitekerezo bizakuvamo ryari mani erega uri umuhungu mani
ukeneye no kugura ako kabanza ese uzagura ikibanza wirirwa ubomorana amana ibyo bintu mba bizaguhira ariko meri mani buriya muteye imirongo yangurira n'ako kabanza cyangwa akangurira gahe baza uri umujama w'umusore ngutegereje ko mama wazakugurira ikibanza azagura ikibanza se niza azaza haterekera inzu se ko n'ababyeyi barushye banaguye mani ariko wamfasha nyine ugashaka ahantu wenda wowe wajya gukora akazi ukajya uma nk'igihumbi wenda ntabwo kukibika n'agasubizo ese mani nagira kwizigama ubwanjye nawe nkajya nkuzigamira ntacyo ndagutunze pe sibyo naguhaye chambrette ndagutunze urabyuka ukirebera akamuvi byaba ngombwa ukiyamagarira umubebi ibu buzima ni danje pe banakoze ikiyede mba navunitse nje nsanga nyine utwo nari kwizigama nase nareba nawe ngasanga wagiye kutuguramo inyama noneho ukuntu ukunda akabenzi ibaze ko ejo ndi wariye akabenzi ukanambwira ngo ntako wariye wariye mu yanjye mani najyanye na cya divine hariya hirya nyine kwa mucuma mwana ako mani cya bebe ko ari ikiraya kukimukunda kudirinda mani ese kumva nshaka kukibomorera mwana nese nta kirara kandi kiba gihari ako mani njya mbona uri kugenda unyihishamo gakeya buriya ntabwo warwaye sida mani oya mwana nyamara wanduye sida ese nubwo mbona umupira w'imbeho nyine uhora wifubitse ku zuba rimeze kuriya se ubundi nzamenya ari iki ariko mba numva mfite n'imbeho ya danje da se wigeze wipimisha ngo urebe none ubu urumva bizagenda bite tuvugishe ukuri waretse abakobwa ubu se nabashobora mwana none se ubundi ntiyoberwa n'ikintu babeshya se umubebe araza wahita umubwira ngo turyame jewe biba byanancanze nta n'ikintu uba ufite imitwe nk'iya nkumbuye mwana umubebe ugashobora kumubeshya ngayibaza njyewe ndamba nirinze mu kiyede wenda navuga ngo reka muhe ko icyo kibiri wenda tujyane amahombo ariko wowe ni umunwa gusa bikaba birabaye mu yanjye mana ibaze ese mani uzi ko ababebi nyine bakunda umuntu uba wambaye nk'uku kwawe uba wavuye mu kiyede nyine reba nk'ubu nivire mu kayede ariko nta nubwo ubibona ko umuntu aba avuye guhiga ese wimba nakubisemo kino kijampa cyawe mwana none se nyine ko wanyambariye n'imyenda ubundi nta buzima bwanze pe ariko mani uzi kwambe mu buzima nk'ubwawe yewe wanabyara nka pape ahubwo se mani ka kazi bari bamaye wazagiye kukikorera reka nkubwire ubu tuvugana n'ubu ngeze ahangaha n'ubundi nigendeye niwo nangiye ubu ndabizi ushaka igihumbi ntacyo nguha uri kumva mfite ibiceri 800 nangiye kubitegesha njye kwirebera umukire nishakira akazi kuko ye karakunaniye ubwo nzaba ndeba ubuse cya korodina ndakibeshya ngo iki noneho ko nari nakeneye ubu urajya guha desi umukobwa nawe wazibuze ese ko cyari kunyihera mu nshuti wanjye ngahe baza ariko matora yanjye reka ngiye kuyizinga bigira inzira biriya bintu umaze iminsi murikorera muri geto nzajya ndyama hasi njyewe reka nkubwire ubu ushaka amafaranga nutayashaka ubireke ubu tugiye guhita dutandukana rwose ntabwo uri umugore wanjye turarana pe n'ubundi ni uko wari inshuti yanjye nabuze ukuntu nabigenza mba ndakuzanye akubura kareka cyane ndwanaho mu isi ntabyo kukurwanaho reka nkubwire nakurwanya igihe kinini ubu nta kintu mfite cyo gukora ahubwo njyewe reka negere mu kazi nzaba ndeba ikintu uzaba cyo pe ugomba nakuraguye ahubwo nsanga wafashe nyine n'utwenda twawe wigendere kuko ibintu birakabije mwana ubwo se uri inshuti ya hehe saba ubwo naharebe reka ubwo nyine ubu ndaburije cya korodine uratuma nakibyina gaceze genda mwana nanjye reka nikibe ivange karibu yo bro Lawrence wakwa fresh ni neza turabona meze neza cyane nanjye ni neza nyine tu yewe ndakubona meze neza kabisa si neza cyane ariko biracamo ariko biragenda fresh gashaka arabuze wowe waragiye uriburisha urabura n'utuntu nk'utwo nyine tuba dutereye tugurisha umuntu hano mari kwikina ibintu by'ibigame nyine by'imipira ndetse surizi ibintu by'ibigames bundi nawe gukina game mba ari kuvugisha abakobwa cyase ni chat ndakumenyereye ariko n'ubundi barandahiye ngo wikundira chat byataye ngo ufite byana kuri film man kuri film se surizi man
ako ko babibunze Simani. umusaba ubucuti confirm idutangira byaranje. bita bigenda neza kabisa rero mani kamugira inama amayinite yanciranye ndagaswingengeri kandi bumva mpamagayikira Korodina nubwo desa nazibuze kikaza kunyisurira na kigoma ariko ubu ngubu nta hantu nakora desa kandi ari ahantu ajya atsinda umuhanda umuginga se ahubwo ntabwo amafaranga yose mbona yayatwara karibu Patrick bimeze gute shatsi Sara uri guhiga ibikize shamani cya Korodina cyane ati desa none nazibuze ndi kureba aho imbaho muniga tubana yaba yazitsindyemo hano ubuse zirimura ahubwo se yagiye ngo yagiye mu kazi mwana sinzi ahantu yagiye guhereza data we kandi niwe narinje kuri sha ubu yagiye ndamukura hize sha simbizi kabisa kandi nari mukenesha haba ufitiye ibiceri sha hari diro twari turi gupanga ahubwo se nta desi ufite mu buriza mwana izahise sha urabona sha nanjye nta kintu ndiho shamani suzi cya gikobwa cya hariya hepfo se bita Korodine mani cyari cyansabye desa ngo nimugoroba kiraza kunyihera none nazibuze mani yagiye n'amafaranga yose arayatwara ko numva aciriritse desa kumupura sha desa zonyine mwana arazeme sha ndagaswira ubu tugiye turi nka babiri dufite senyesa yadu twese ahubwo se mwa twashatse umuntu tuyaguze ese bose twamukura hera ngende ariko nshobora ntabwo nabura umuntu unguriza desa abantu bose tuziranye ahubwo wegenda wake senyesa maze twese tuze kugera tumujyeho turi babiri ninjye urabanza aya waba undiriye mu bwe gusa unsanze wamuhaze biriya bintu nta keza kazi Fibe sha niba byara nta keza kazi wa chaproze ko rero byumva yesi njye gutereta Fibe nawe ziriya boro nta keza kazi kuntu wese zigezweho ziri gutwika kuvugana n'umwana guhanamba muvugana suranga kuri ako boro nyine uri kuvugana n'umwana buriya si ureba ushobora gusanga nk'umuntu uri kuvugana ari ikiboro cya dande kibi cyatari ndetse suzi ko afite status maze amafoto yashyizeho akanakohereza n'andi ukareba ikibazo nese ntabwo umuntu yayitirira keretse wenda gushutse akaguha nk'ayundi muntu gusa wenda cyane rwose wari ibyo uri kuvuga iriya boro nta keza kazi kandi njyewe mbona ari fresh byatara ahubwo zirenze ma biriya bintu sha muzanabireke pe njyewe mbona zirenze ahubwo byatara baba burya nawe ako si wowe wa muniga ari kumbwira ngo w'inshuti Eric rwose nta wundi Eric muri inshuti nawe noneho uzi ukuntu akunda ibyo bintu nawe reka buriya nta mutabikoresha mani usibye waba ubwo mbyumva narabubwiye nawe ibyo bintu uriho cyangwa kubikora ntituzongere no kugenda nta keza ka boro ni umuti mbese buriya kuvugisha umuntu gutya muri cati utanahura mu manze ngashyire kuri chat nawe ubundi se ugira ngo nkakubise chat umukandida njya online kabisa ubu duceri twari twose watuguzemo bando megaza bitatu tukagura na Boston kugira ngo mega nizishire uhita ukoresha Boston kugira ngo mega zitagushirana ubu sura nk'ubu ubu mvuye ndasanga handi haba hari ubutumwa 15 buriho plus bivuze ngo hari ubutumwa bwinshi bunegereje ubu gutyo utari kubona wumva nta mahoro cyane ko kabari n'abakobwa nta mahoro cyane ko kabari n'abakobwa gusa nta muhungu cyewe wenda usibye nkawe nawe usibye ko turatuvugana usibye nk'iyo ndebye status yawe gusa ibindi byose ababebi nyine gutya ziriya boro mani zizatuma mwiruka mu gasozi nta kindi ziriya boro ni umutaho wowe wereka nkugiriye inama nimba ari na Fibe ufite muri telefone creatinga Fibe muri iyi mitsi niyo wapu ya mbere nasi ubundi tutagiye kureka muzi si ufite sheri we wamukuye he ngese nk'umuntu umukobwa kuri Fibe cyoko zari nta hantu nahuriye nawe wenda da ni umuniga wanjye twari tuziranye noneho nkaraga akanamba ke ka WhatsApp ni pasi muri make ni pasi ya WhatsApp shana no kujya bafate pasi ya WhatsApp akwiteretera Fibe Fibe ukamenya ko umwihiriye cyoko zikiri nkundira Fibe zira video zaho zaziryoye nta yindi noneho wajya ugiye kureba video niyo nigera aho ngiye bakara akabora wari operasiyo gutya kuri video wasigajwe nyuma y'iterambere twe tujya Fibe tugiye kwicatira n'abana tubahamagara ubundi uva ko ukopiye namba uzishyira muri contact tuhamagara nta kindi
ahubwo basigaye inyuma ubu ufite nk'abangahe abakobwa mbere kwa WhatsApp mfite 3,000 rega ntabwo yo nambuka muhamagara so ibintu kuri WhatsApp kuko ntabwo nese ibihumbi bingahe Yesu ufite ba 3,000 uziko ngiye ntarenze umwe ahubwo reka duhamagare pastor Musenge kuko uretse serious bira ibintu mbese tutabeshanye uziko yani wowe ubigira ubayoboye serious bira boro byo bigezwe kuko nibyo byiza uteretera fibiri nibyo biri nese uko tuvuge bose bakwandikiriye ibintu ugenda basubira ndetse hari ikintu uri nta kintu uri gukora ugenda kuri chat usubira hano waza afite umwana neza adafite umwana afite iki baba we neza adafite umwana ubundi wowe nta mwana ukurimo umwana undi none se ahubwo we mbwira ikintu cyakugenzaga naho ndekera ibintu byanjye yewe se shana nje hano nyine byo gutera akantu k'agapisi gutyo nyine nikomeye wari kunyisuvuriza ariko nawe nzi ko uri bize gutya shara ko nyine tu muracyabahandi se twahimukaze niho mu kigobi abayigize ibisazi ntago yahaba ntago bishoboka hano ibintu byanyu biba bigoye umva se we n'ubundi se kuri umurara wanjye gira utahe manze nigire online man tugende nkwerekeza n'ubundi nakeza kazo ako nyine wakoze kunsura shakaga kuba kitwa ngo Janvier kaba kanshaka hingi harimo biko namwanze aho umuntu umushere wanjye mwandikire hayi kobwa maje kubagira ari benshi nsubije we meze neza ndamusubiza kuko n'ubundi uko agenda kose nzaguma nivugishije Edita wanjye nzaza no kureba tugahura waba nta kintu kirimo Baby kamanze muhamagare nunda koko niba atarambeshye uzigeraho Allo we bite meze neza sha nanjye meze neza wamenye ni Vic umwe kuri Facebook meze neza biragenda ariko wambwiye ko utuye Norvège uziko twenda gutura nawe ni ukuri kw'Imana ubu se uri gukora iki ubu nta kintu uri gukora sha nanjye mba nicariye nyine tu mba nahishije nkavuga ati reka nkuvugishe kubera ko nakwishimiye ngo twibere inshuti nkavuga nyine kanumve nta kintu twaye nyine nkahita mvuga ati kanumve ukuntu umeze harya uri umwana wa kangahe ni uwa mbere nawe n'umukobwa ni umuhungu sha ni byiza nyine tu none se uracyari iwanyu cyangwa nawe uribana uri iwanyu simba se ari se wahubwo nyine nagira ngo numve niba umuntu azaza kugusura tu
nabwo nta kibazo. Nyine impamvu nari mbikubajije kugira ngo numve nyine umuntu niba yapanga akaza no kugusura. Njyewe mba mfite umwanya igihe cyose. Muri wikendi nta kibazo. Ahubwo we uzi ko mba numva ufite isoni. Ukuri mba numva ufite isoni. Nyine dupange kuzahura nimba uri serious. Nanone ntabwo byaba ari byo. Ubu se ubu ngubu nzakubwira yuko nagukunze niduhura uzabigenza. Nta kibazo noneho. Onese ubwo tuzahurira he? Ahubwo icyiza nuko twazapangana tugasohokana aho kuza iwanyu, ntabwo naza ari ubwa mbere ngahita nza iwanyu.